Iwacu Gospel Evangelism. Uzaza atazanye umwana kimwe n'abagabo nuko bazagenda gutyo nta nkoni zabakubita. Bazajyanwa nuko bakiranutse byonyine bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ubundi bakezwa mu maraso ye, nicyo kizabajyana mu ijuru. Ntago bazajyanwa nuko batazanye abana, ntibazajyanwa nuko batazanye abagabo. Iyo mpamvu ntago izatuma abantu batagiye kubera ibyo. Uzabuzwa n'ibyaha byawe. Kabiri, Yesu ngo bamuzaniye uwavutse ari impumyi, baramubaza ngo ari uyu cyangwa ababyeyi be ninde wakoze icyaha muri bo? Ariko Yesu ngo arababwira ngo nta n'umwe wakoze icyaha, ahubwo ko ari kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe hehe? Muri we. Haleluya! Mureke imirimo y'Imana ijye yerekanirwa muri mwebwe. Haleluya! Imirimo y'Imana ijya yerekanirwa mu bantu bayo, kandi ntabwo ibura kwitwa Imana kuko imirimo y'Imana yakwerekaniweho. Muririmbyi yaravuze ngo njye ndi umukristo kandi nzahora ndiho mu bintu byose ngeze ku gupfa. Haleluya! Nta mpamvu n'imwe uzireguza, nzanywe no kugutangira. Wivuga ngo ibyo nagerageje ntibyakunze, wivuga ngo njye ntibyagendekeye gutya. Mu ijuru hari Imana yatangije ibintu kandi izanabisoza. Imana muyikomera amashyi niba mufite amaboko. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ivugana natwe. Imana yarambwiye 2018 ngo ugiye kunyohereza mu gihugu cyo hanze njya kwivugira, ariko sinarinze igihugu nzajyamo kuko ntabwo nigeze nkunda iki gihugu mu buzima bwanjye. Nta n'umuntu w'iwacu wabagayo, ariko iteza impamvu izana murumuna wanjye muri iki gihugu. Buriya muzi cyabazanye no yemwe bene da, murakizi? Ni impamvu z'Imana, ni impamvu z'Imana zitumye muri iki gihugu, kuko ntabwo byari binaniranye ko muhama hariya, ahubwo Imana yabateruye abazana hano kubera impamvu. Nanjye impamvu z'Imana zo kugira ngo nze mvuge mu gihugu cy'Ubugande yazanye murumuna wanjye. Haleluya! Haleluya! Mu kwezi kwa mbere kwa 12 nari nahavuye, yari yagize ibyago abura umwana. Kuva hageze nibwo nari nahageze, ariko ngendana ishyaka mu mutima. Ndavuga se nuko Imana yavuze ko nzayivugira, nzanywe no gushyingura. Nari nzi ko nzaza mu rusengero nje kuvugira Imana kuko ariko yari yansezeranije, ariko nza nje gushyingura. Birangira ntashye, ariko muri uku kwezi kwa gatatu Imana iteza impamvu zituma ngaruka kuvugira Imana. Niba yaravuganye nawe, bwira mugenzi wawe ngo wavuganye n'Imana. Mubaza ariko wimutinya, murebe mu maso ngo wicaye hano waravuganye n'Imana. Basha mwavuganye nayo, muyirindire, muyitegereze. Ibyo yavuze no kubikora izagira gute? Haleluya! Niba twaravuganye n'Imana ivuga rimwe ndetse kabiri, nubwo twe tuba tutabyitayeho, ibyo yavuze no kubikora izagira gute? Ngeze hano rero kuko yambwiye ngo nzakujyana mu gihugu kivuga ururimi utazi. Maze iminsi nteranira aho bansemurira, none nageze iwacu, ariko ari mwakomera Imana amashyi. Tugiye rero, ubuhamya mfite ni bwinshi ariko ndabucagaguyeho, mbabwiye nyine Imana ikora uko ishaka igakoresha. Muri urwo rugendo rwose njye nakiriye agakiza, mazemo imyaka 35 nkorera Imana. Kandi muri urwo rugendo nibwira ko ntigeze ntambika ibirenge ngo ntandukane nayo. Kandi si uko amasasu atarahari, si uko ibibazo bitari biriho, si uko intambara zitari zihari, ariko Uwiteka yambereye umushorera muri byose. Ndamushimira ko nkibasha kumuvuga rero. Haleluya! Hari abandi twahagurukanye tujya gukizwa, bamwe bagenda bagiye gushaka abagore, abandi bagenda bagiye gukora umurimo w'Imana, ariko njya ninjira mu itorero kubera ko nta muntu wari uzi ibyanjye. Nari ingeso nziza, nitonda, nta wari uzi ko nanywaga inzoga, nta n'uwari uzi ko nanywaga itabi. Cyokora ikintu nari nzi cyane, iwacu bararaguzaga. Nanjye nakundaga guherekeza nyogokuru kuko twe nta mama twari dufite,
twavutse tudafite mama, uriya yasigaye afite amenyo abiri yonyine. Dukurira mu muryango utari ukennye, ariko tubarerwa n'amashyari, turerwa n'ababyeyi batatwereka urukundo. Haleluya! Ariko ndashima Yesu ujya utanga umunezero. Ababyeyi murahari? Imana ishimwe. Jya ufata umwana neza kuko utazuza kurerera uwo ari we. Twarezwe n'ababyeyi batari ba mama, ariko dushimira Yesu ko yadukijije akadukuza, ikigeretseho akaduha n'agakiza. Ntekereza ko mu bana mama yasize bose nta n'umwe usigaye utarakiriye Yesu. Njye nitwa Mukagasake, nkurikira uwitwa Gasake, nawe ni umukozi w'Imana n'umuhanuzi. Twese dukorera Imana. N'uyu ni umukozi w'Imana, n'abandi bari inyuma n'abakozi b'Imana. Imana yatugiriye neza, iturinda mu bihe bikomeye, iraturengera, turacyariho. Imana ishimwe. Ubwo abagiye ni abagiye, ariko twe turacyariho kubw'imbabazi z'Imana. Imana muyihere icyubahiro. Hanyuma muri uru rugendo rero nagira ngo ngutangarize ko harimo ibintu bibiri ukwiye kumenya. Nutigishwa n'agakiza ngo Imana ikwigishe, ukamenyera kurya ibyo ugaburiwe wowe ntiwigaburire, ukamenyera kugenda uko abandi bagenda we ntiwiga iyawe ngende wigishijwe n'Imana, uzagwa muri ubu butayu. Ijambo mvuze muraryumvishe? Nutigishwa n'agakiza. Agakiza nicyo kintu cyigisha umuntu, kikamuforoma, kikamutunganya, kikamushyira mu murongo. Iyo wemeye uba umukristo mwiza kandi bikakugeza kure. Ayo magambo muri kuyumva? Ariko murahari? Haleluya! Hari uwigeze aba umusirikare? Ntawe. Ariko njye ngerageza kubona ikosi ry'abasirikare cyangwa abapolisi, kuko hari ahantu hatorezwa abapolisi hafi y'iwacu. Babigisha imigendere, sibyo? Iyo agenda ikirenge cye ntikibusana. Ntikigira gute? Kigenda umujyo umwe. Niyo ikirenge cyawe kitambitse baragikubita kikagororoka, kugira ngo uzagende. Haleluya! Kugeza igihe ikirenge cye kizajya mu mujyi umwe. N'agakiza nuko iyo utambitse ibirenge urapfa. Haleluya! 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 Birashaka ko ugendera umujyo umwe muri iyi nzira ijya hehe? Mu ijuru. Iyo abantu bibagiwe urugendo batambika ibirenge. Naje kukubwira ngo ntiwibagirwe intambara urwana, ko ugomba kugenda umujyo umwe. Imana ikugirire neza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Se hari umuntu uzi gusoma Ikinyarwanda neza ngo amfashe tugendane? Dufatanye kubwiriza cyangwa se guhanura. Abantu bari mu iteraniro bafite Bibiliya muzigire gutya turebe. Hagira umuntu mbarira amenye umubare wazo muri uru ruhande mumanike. Mbaririza Bibiliya muzimanike. Ahangaha ziri he? Karero mbabwire bakristo, si byose iri jambo hari igihe muzifuza kurirya muri buri. Iyi imyenda wambaye ubara amafaranga yayo, uyijyanye ku isoko ntiwabura nk'ibihumbi 20 wakuramo. Twebwe iyi ngiyi iwacu igura ibihumbi 16. Hasi yaho naho hari izindi. Mushaka ijambo ry'Imana hakiri kare muryibikeho. Niba utazi no gusoma ujye umwana wawe gusomere. Siko bimeze mwe? Haleluya!
ugiye umwana wawe agira gute agusomere. Reka twisomere ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli igice ni icya 9. Turagendana, urahera ku murongo wa mbere. Ezekiyeli uhera ku murongo wa mbere, ndakubwira aho uhagararira. Igice ni icya 9. Ezekiyeli igice cya 9. Ngaho dusomere mu izina rya Yesu. Abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso mu ruhanga. Iyo ni titire y'amagambo ivuga ngo abantu b'Imana bashyirwaho ikimenyetso hehe? Mu ruhanga. Maze arangururira mu matwi yanjye. Maze arangururira mu matwi yanjye. N'ijwi rirenga ati. N'ijwi rirenga ati. Abahawe gutwara umurwa. Abahawe gutwara umurwa. Nimubigize hafi. Nimubigize hafi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru. Nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru. Yerekeye ikasikazi. Yerekeye ikasikazi. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi undi muri bo. Kandi undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare. Yari yambaye imyambaro y'ibitare. Afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Maze barinjira. Bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze. Nuko basanga ubwiza bw'Imana bwavuye ku mukerubi aho bwahoze. Bugeze mu muryango w'inzu. Maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare. Afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati. Genda unyure mu murwa. Genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu. Genda unyura mu murwa hagati muri Yerusalemu. Maze ushyire ikimenyetso mu ruhanga. K'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Mu ruhanga rw'abantu banihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu byose bikahatakisha. Imana iguhe umugisha. Dusimbuke dusome ibyahishuwe. Ibyahishuwe 7. Murongo waho ni wa 3. Ibyahishuwe ibice 7 n'umurongo wa 3. Ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti itaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Cyangwa ibiti itari yamara gushyiraho ikimenyetso mu ruhanga rw'Imana yacu. Imana ikumera umugisha. Mana data wa twese, Imana isumba byose, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema. Umwami wacu Yesu Kristo ndagushimiye. Ngushimiye urukundo rwawe rutarondoreka. Ngushimiye imbabazi zawe. Ngushimiye ko ari wowe waducunguje amaraso y'umwana wawe ukaduha ubugingo buzima. Ndagushimiye ko aya masaha utwemereye guhagarara imbere yawe. Nyemerera uzubane natwe muri uyu mwanya. Dusomye ijambo ryawe nk'abantu, ariko wowe mw'Imana wabasha kuryigisha. Iri teraniro rizi kundenza. Uzi ibibagirira umumaro, uzi ibyabafasha, uzi icyakiza ubugingo bwabo. Ndagusabye ngo uzubane nanjye muri uyu mwanya. Kandi iki kirere ndagisengeye. Ndahagarika imbaraga z'abadayimoni. Ndirukana imyuka mibi. Konagisi ya Satani yose nyamuye ijambo. Kandi kacinara Yesu. Ndasabye ngo umwuka wera w'Imana
aboneke muri iri teraniro. Imana data wa twese, umwana n'umwuka wera, zamura ibendera ryawe, ibendera ry'ubutsinzi, ibendera ryo kunesha, iryo ngiryo rizamurwe, kandi imitima yacu ihazwe nawe. Twemerere niba tugutonyeho uyu mwanya tubere umwanya w'umugisha, mu izina rya Yesu tubisenze twizeye, amen. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Dusomye ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel mwene Buzi, wahanuye abwira ubwoko bwa Isiraheli, ariko avuga ku ijambo ryitwa ikimenyetso. Ibimenyetso murabizi, hari uwakubaza ngo ikimenyetso ni iki, wanamubwira uti ngewe kuko ndi umuririmbyi mfite ikimenyetso cy'uko nambara inifomu. Wabaza umushumba uti niki cyerekana ko uri umushumba, akakwereka wenda yambaye kora cyangwa agasaraba cyangwa ikindi kintu cyerekana ko ari iki, ari umushumba. Waba uri umwarimu wigisha hanze muri leta, iwacu bambara amataburiya y'abarimu y'imyeru yerekana ibigo bigishamo. Waba uri umupolisi ukaba wambaye toni y'abapolisi n'inkweto zabo, waba uri n'umusirikare nabwo bikabuka. Ikigukoramo nicyo kigaragaza ukuri. Imana nitugirire neza. Ibyo se si ibimenyetso bifatika? Hari igihe kimwe nagiye gushaka ikimenyetso, bambwiye bati jya gushaka icyemezo cyemeza ko utafunzwe kandi uragikura muri minisiteri y'ubutabera. Fata urugendo ndagenda, nta kandiko bampaye, nta ndagenda njya i Kigali n'itike nayitanze, ninjirayo barantambutsa ariko bangeze aho ngomba gusaba icyo cyangombwa. Ariko natangajwe nuko nagezeyo, bakambaza bati mbese ahantu ukora nta cyemezo cyangwa ukora baguhaye? Ndavuga ni ntacyo. Nta nambaje yerekana ko uri umukozi w'itorero rya ADEPR? Ntayo. None se turaguha icyangombwa cyo kujyana hehe? Murumva uko narebaga ibyari bikomeye, kuzamuka aho hantu ukazagerayo warangiza ukabura iki, icyangombwa. Barambwira bati noneho subirayo ugende umukoresha wawe aguha icyemezo cyemeza ko uri umukozi waho, hanyuma natwe ugaruke tukwandikira icyemezo ko utigeze ugira gute, ufungwa. Haleluya. Turacyari kumwe? Muvuge ngo amena cyane numve ko muhari. Imana ishimwe. Ndongera ndatega ndataha njya gushaka iki, ikimenyetso cyerekana akazi nkora. Uyu munsi turi itorero, harya ryitwa irihe? Ntabwo ryumva cyane, ariko uko biri kose turi itorero ry'Imana. Ryitwa United Awakening Pentecost Church. Ntacyo. Haleluya. Iri torero rifite kashi? Ntihari. Kashi irahari. Ntabwo ryabaho ridafite ibyangombwa riryemerera kuba iki, itorero. Rigomba kuba rifite kashe, rigomba kuba rifite ubuzima gatozi, rigomba kuba rifite icyemezo cyemerera imibereho yo gukorera muri iki gihugu. Abakristo muraho? Haleluya. Ariko turimo turagendana. Hanyuma none nakuzanira ijambo riza kukubaza ngo uracyafite ikimenyetso cy'Imana? Njyewe sinje kuvuga ikimenyetso nk'icyo cyose navuze, nk'iyo mirimo yose navuze, ahubwo nje kuvuga ku kimenyetso cy'iki. Uyu muhanuzi arahanura ngo agire iyerekwa, agiye kubona abamarayika 6. Haleluya. Ngo bamwe bari bafite inkota zigira gute, zica mu ntoki zabo. Ngo abonamo umwe wari ufite ihembe ririmo wino. Abo bamarayika bandi bagombaga kunyura hehe? Mu murwa. Bakagenda bica
nubwo mvuze amagambo akomeye murababara ariko manura uko nategetswe. Haleluya. Ntabwo nakubeshya imodoka ntazayiguha, ijuru ntabwo ari ryo ritanga n'Imana, n'umushumba ukuyobora ntabwo azariguha, ariko nukizwa uzarijyamo. Njye rero sinzaza kukubwira ngo Imana iguhaye ibi, ahubwo nzaza kukubwira ngo wihane tujyane. Murababaye? Haleluya. Nuko umumarayika wundi ngo yumva ijwi riravuga ngo nanyura mu murwa. Haleluya. Agenda ashyira ikimenyetso ku ruhande rw'imbata z'iki zima, ngo anyura mu murwa. Atambuka agenda ashyiraho ikimenyetso muri korali, ikimenyetso ku bashumba, ikimenyetso azamura itorero. Imana nitugirire neza. Haleluya. Ikimenyetso Imana yagombaga gushyira ku bantu bayo ni umwuka wera. Ese umwuka wera aracyari muri wowe? Haleluya. 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 Umwuka wera aracyari muri wowe. Icyo kimenyetso cy'Imana kiracyakugaragara. Bibiliya ivuga ko imbuto z'umwuka mu rwandiko rw'Abagalatiya igice cya 5 ari urukundo. Muri bo barambura ibiganza turebe. Ese ni muzi ko muri insengero z'Imana? Baze mugenzi wawe, uracyari urusengero rw'Imana? Mumbarize mu mwuka wera aracyari muri wowe? Ariko hari ijambo rikomeye Bibiliya yatubwiye ngo umuntu wese utsemba urusengero rw'Imana, Imana izagira gute? Ngo kandi uri mu rusengero ni bande? Haleluya. Ngiye kukubwira ibintu nabonye hano bigera muri 2. Mwemera ko umuntu ahanura uko yategetswe? Ababyemera muvuge ngo amena cyane. Imana itugirire neza. Maze iminsi nsenga kandi nkasengera itorero ndibujyemo. Bashumba muri hangana mbivuge, ngomba kubasaba uburenganzira abayobozi banjye. Munyemerere imivuge kuko nzitahira ntabwo nzihaturirwa. Haleluya. Ariko bibaye byiza tukajyana mu ijuru byafasha. Sibyo yemwe? Imana ikeneye kukubonaho ikimenyetso bisi. Mwuka wera, Imana itugirire neza. Haleluya. Narose mfata urugendo, mbona ngeze mu nzu nini, yari inzu ngari, igice kimwe cyari amabati, ariko nayo umuntu wayubatse niba yarafataga inyundo akayakubita akayakunja, ntabwo mbizi. Ikindi gice cyari cyubatswe na bya bintu inama byita bashe, ariko twe tubyita shitingi, ariko yaragiye isenyagurika. Haleluya. Yaragiye icika. Ikintu cyantangaje, nasanze hano abacuruzi. Hari n'iki? Abacuruzi tumenyereye ko baba mu isoko. Abo bacuruzi rero bacuruzaga ibintu bakabicuruza mu macupa, ariko bikaza bimeze nk'ubushera. Noneho bashyiramo n'umuheha wakurura ukaziba. Ukagira gute? Umuheha se nimuwuzi? Mwese murawuzi. Ugahita uziba hakajyamo ikintu kikitambika. Mana itugirire neza. Hanyuma harimo udutsiko. Buri muntu yari afite igice kirimo abantu bayo, kandi buri muntu wese mu gice cye yari afite ibyo arimo kuvuga ku giti cye n'abo bari bari kumwe. Munyemerere tujyane ndahanura uko nategetswe, niko nteye, sinjya nshaka inyuma cyangwa ngo nkateho. Nakomeje ndwana n'umwuka w'Imana ngo aba bantu ntubibabwire, ariko umwuka nyemeza ko mbibabwira. Ahari Imana ikugiriye neza uyu munsi wamenye uruhande uherereyemo, kuko uyu munsi ni wo wawe.
Haleluya, haleluya. Nkomeza kwitegereza iby'iyo nzu twari turimo, ariko umuntu arambwira ngo ariko ngo nubwo iyi nzu ari iy'ubucuruzi ngo ugiye gusenyukira hejuru y'abayicururizagamo, ngo bibaye byiza nyiri iyi nzu yakongera akayubaka kugira ngo ubucuruzi bwe bubashe kugenda. Warebaga iriya ukabona hararangaye, wareba naho ukabona hararangaye, ariko agace kamwe gatwikiriye, ariko abantu bose barimo kuvuga ibyabo, buri wese mu gatsiko ke. Ese ayo magambo murayumvise? Buri wese hehe? Mwuka wera amaze iminsi ambwira ngo mbabaze ngo niki cyabakerereje mu butayu. Niki cyabakerereje mu butayu? Iryo jambo muraryumva? Niki cyatumye mukerererwa mu butayu wa Shuri? Haleluya. Niki cyatumye mukerererwa mu butayu? Ubundi ni twebwe nzu y'Imana yo kubabwamo n'umwuka we. Munyihanganire, ntabwo ngewe njya mpanura nka ba bandi bavuga ngo Imana ibahaye ibintu, ntabyo mbahaye. Nimukizwa izabibaha kuko Imana irabifite. Ibyo mukeneye byose biri ku Mana, niho bikomoka. Ariko nimudakizwa ubu butayu, mwibuke ba sogokuru. Yarambwiye ngo mwibuke ba sogokuruza imyaka bamaze hehe mu butayu. Igihe bagombaga kugenda iminsi 40 bakigenza imyaka 40. Abenshi ntabwo basohoye i Kanani, barangiriye muri ubwo butayu. Hasohoye y'urubyiruko. Muraho urubyiruko, nimudakizwa mufite ibibazo. Imana irabashaka ko muba imbaraga z'itorero. Ni mwebwe muzakorera itorero mu gihe kizaza. Haleluya. Mwandakariye. Haleluya. Mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose? Ariko nari ngiye kuririmba ako karirimbo. Mbese umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose, ariko nta butunga afite muri we. Aramara akaberwa, ariko nta butunga afite muri we. Agendana n'abanyacyubahiro benshi, ariko nta butunga afite muri we. Hari umuntu we gutanga ubugingo buhoraho, Umwami Yesu watubambiwe ku musaraba. Mugire umwete wo kwezwa, mugire umwete wo kwezwa, nuwo kubana n'abantu bose amahoro. Utejejwe ntabwo atareba Imana. Haleluya. Imana yambwiye ngo hano hari abantu barangije gutsemba urusengero muri bo. Umwuka w'Imana ntakibona hatura, kuko wabaye nk'isoko. Mu isoko hajyamo ibintu byinshi, ariko hari abantu bangahe barirema bagera muri bane. Hazamo umujura, abaje gucunga iby'abandi ngo abitware atarabikora. Hazamo umucuruzi, abashaka inyungu ku bintu yacuruje ngo yunguke. Hazamo umugozi uje guhaha kugira ngo ajye kugaburira urugo rwe. Ariko habamo n'abandi bagenda babaza ngo nangahe, ese uru rurabyo rugura angahe, iyi ndirimbo se yigura angahe. Ariko abo bantu bagataha bataguze kuko bageze mu isoko. Mukuru w'umucuruzi mu nzu y'Imana. Icyo kintu mwacyumvishe? Mukura hehe umucuruzi mu nzu y'iki? Inzu y'Imana ni wowe. Turi inzu y'Imana yo kubabwamo n'umwuka wera. Haleluya. Ibi by'Imana bikaba muri twebwe, tukaririmba zaburi n'ibihimbano by'umwuka, tugakora imirimo yacu ya buri munsi, ariko tubanye n'Imana kuko aha turacumbitse, ntabwo ari iwacu. Haleluya. Ikimenyetso kirimo kukuranga muri
zabukuru, ngo agira imbeho arasaza, ngo birangije ngo abatwara n'ibingoma bigira inama bati nimuze tujye gufasha umwami tumushakire umukobwa uzajya umukuyakuya amufubike amusasire amuryamishe amupfumbate. ngo barangije bajya kuzana uwitwa Bisagidisi bariza mugenzi we ngo urinde mu nzu y'Imana. ariko aba bantu barahari. Haleluya. nyamuneka nimusige mu rusengero urinde urabisage. Abisage yuhagiye Dawidi aramusiga aramupfumbata, ariko Dawidi atazi uko asa. Haleluya. urubyiruko muri aho. Haleluya. ngo ntabwo yari azi ukuntu asa. Imana iturengere. Imana itugire gute? Imana igira gute babyeyi? ni ikihe kimenyetso aka kanya Imana ije yagusanga? va mu dutsiko, va mu magambo, va mu mashyaka, va mu nzika, va mu businzi, va mu busambanyi, va mu bujura, va muri bya bintu urimo. Imana irashaka kugukoresha wera, kuko umwuka wera tura ahantu hejuru, ntabwo umwuka wera tura ahateje. Bibiri ivuga ko abayoborwa n'umwuka aribo bana b'iki? none urayoborwa nande muri iyi minsi? Itorero rizataha bene data. Haleluya. rizagira gute? rizataha. umugeni arimo ararimbishwa, itorero rizataha. ntabwo uzi igihe rizataha. Yesu yaravuze ngo dukwiye guhora twiteguye ku manywa na nijoro, kuko tutazi igihe azagira gute? azazira. haba mu gicuku haba mu nkoko, ntawe uzi umunsi Yesu azaziraho, ariko azagira gute? azaza. ese azasanga uri maso? Bibiri iravuga ngo Imana izavuga, ngo kandi koko Imana izagira gute? izavuga. ngo marayika w'Uwiteka azahagarara mu kirere avuza impanda. impanda ya mbere izaba ariyo gukangura abapfuye bizera. iya kabiri izaba ariyo kweza ikirere kugira ngo imyuka mibi yo ahantu ho mu kirere ikurwe mu nzira. iya gatatu niyo izacyura umugeni. ese ko Yesu azavuza impanda koko, umwuka wera wa Kristo ugahura n'uwacu, tukazamurwa tugatumbagira ikirere, ese ikimenyetso cy'Imana kiracyari kuri wowe? Haleluya. tugiye gusenga, uracyafite ikimenyetso cy'Imana, ariko niba wumva hari aho wakatiye ugatambika ibirenge, ubwire Yesu kugirira imbabazi. imbabazi z'Imana ziracyahari. niba hari aho waciye ugatandukana n'ubushake bw'Imana, igenzure wowe n'umutima wawe. Imana ntabwo ituye kure y'umuntu wese. Imana ikorera muri twebwe, kandi na Satani akorera muri twe. mwibuke ko umutima wacu ari ikibuga kinini kandi gikinirwamo n'abakinnyi babiri b'abahanga. muri abo bakinnyi babiri b'amahanga harimo Imana Data wa twese ushaka ko turagwa ubugingo. Imana itugirire neza. ariko hari na Satani uhora udukurura ngo tujyane mu rwobo rwo kurimbuka. isuzume utekereza aho uhagaze, ese ikimenyetso cy'Imana kiracyari muri wowe? nusanga muri wowe umwuka wera atagikorana nawe, ubwira Imana tugirira imbabazi. naragomye, iyi nzu yawe yarasenyutse, yarasambutse, washyizemo ibintu bidakwiye kujyamo. umutima wawe wawuhinduye isoko, ucururizamo ibintu bidafite umumaro. iyo amagambo aje uracuruza, ibinyoma byazo ugacuruza, ubusambanyi bwazo ugacuruza, ubujura bwazo ugacuruza, inzika zazo ugacuruza. ibyo bintu byose bihurira muri wowe, ariko umwuka wera yagusuye. uyu munsi niwihana urabona ubwiza bw'Imana. murababaye, mbabwiye nabi. Haleluya. Haleluya. itorero ry'Imana rikwiye kuba iryera, kuko Yesu azaryishyira ridafite ikizinga cyangwa umunganya. iyo minkanyari mwayikuye hehe? tugiye gusenga.
ese urahari ukeneye kwezwa mugire umwete wo kwezwa kuko umuntu utejejwe atazareba umwami w'Imana kandi mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro namwe ubwanyu nimukundana tugiye gusenga ese muracyahari bene Iwacu Gospel Evangelism.